kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Abagabo cyangwa abasore bose ntabwo ari kimwe, nubwo baremwe mu buryo bumwe ndetse n'imiterere n'imigirire yabo ikaba imwe. Ibi kuba bijyanye n'umwimerere w'uko umuntu aremye n'uko umuntu ari ikiremwa kandi tukaba tubihuriyeho, ntabwo bikuraho nyine uko umuntu ateye ndetse n'ingengabitekerezo ze mu bihe bitandukanye mu buzima anyuramo bwa buri munsi. Hari ugira imitekerereze n'imyumvire bitewe n'umuryango wakuriyemo, aho yavukiye, aho yabaye n'abo yabanye nabo, ubuzima yisanzemo ndetse n'ibindi. Abantu n'ahantu n'ibindi byinshi cyane tuvuka twisangamo biri mu byo dutandukaniraho mu mikurire yacu. Uko umugabo cyangwa se umusore afatwa cyangwa se nuko afata n'abandi mu bantu muri rusange biturukana n'icyiciro cyangwa igice kimwe mu bice bitandatu ababarizwamo. Umuntu wese w'igitsina gabo abarizwa muri ibi bice kandi biragoye ko umwe muri bo yahuza n'undi. Mwibutse ko ntawe uhabwa amahitamo yo kuba mu itsinda runaka muri ibi bice bitandatu tugiye kuvugaho, ahubwo bigendana nyine n'imyitwarire y'umuntu, bityo rubanda bagahitamo imimerere cyangwa imiterere y'icyiciro uwo mugabo ababarizwamo. Uyu munsi turavuga ku bagabo n'uburyo batandukanyemo. Umuntu w'igitsina gabo utiyizi araza kwisobanukirwa icyiciro arimo, kandi nawe mutegarugori udukurikiye, ikiganiro kirarangira umenye neza icyiciro cy'umubyeyi wawe w'umupapa, umugabo wawe se, umukunzi wawe cyangwa musaza wawe, yewe n'undi musore wese cyangwa umugabo uzi kandi ukaba uri bumenye icyiciro abarizwamo. Iki ni ikiganiro The Facts cya Ep Media, njye nitwa Tiyunsanze. Icyiciro cya mbere kigizwe n'abagabo bitwa Alpha. Iki ni kimwe mu byiciro bitandatu buri muntu wese w'igitsina gabo yisangamo, ariko akisanga muri kimwe nyine muri ibyo bitandatu. Tukaba duhereye ku cyiciro cyitwa Alpha. Iki cyiciro rero abagabo bari muri iki cyiciro cya Alpha ni abagabo bafite imyitwarire itandukanye n'iy'abantu benshi cyangwa se n'ibindi byiciro tubonamo abandi bagabo. Kabone n'ubwo buri gice gifite umwihariko wacyo n'itandukaniro hagati yacyo n'ibindi byiciro, ariko iki ngicyo kirihariye muri aya matsinda asigaye yandi. Aba bagabo bo mu itsinda rya Alpha ni abantu usanga bashaka guhora imbere y'abandi. Ni abagabo cyangwa abasore buri gihe ubona ko icyo ari guharanira ari uko nyine nubwo byaba ari itsinda ry'abantu batatu bonyine, ari we wenyine ubumva ashaka kuyobora iryo tsinda. Bagaragaza ubushake bwinshi cyane mu kugira ibyo bakemura biba bibasiye abantu cyangwa se bibabangamiye, cyangwa se bagaharanira nyine ibindi byananiranye kugira ngo bigire iherezo cyangwa se bikemuke. Ni abagabo bafata iya mbere mu gushakisha igisubizo cy'ikibazo gihari, kandi akaba ari nabo bayobora cyangwa se bakaba b'imbere mu bayoboye uwo mugambi n'ishyirwa mu bikorwa ryawo. Aba bagabo babarizwa muri iri tsinda niba usanga aribo bayobozi bakuru cyane ahantu runaka hatandukanye, abandi bayobora ibigo bikomeye kandi ari nabo nyine bari ku gasongero k'ubuyobozi. Reka nguhe nk'urugero rw'aho uzabamenyera. Ese byari byakubaho ukisanga mu itsinda runaka ry'abantu mutaziranye ariko wenda muhujwe n'intego imwe? Aha niyo bimeze bitya, buri muntu aba yitinye, ugasanga buri wese ategereje ariko atazi ikigiye gukurikiraho. Ibi bikunze kugaragara nk'ahantu abantu bagiye gukora ikizamini cy'akazi, gutangira kwiga ku ishuri runaka, ahantu runaka akazi katangiye cyangwa se mwaragatangiye ariko inshingano ntizitaratangwa ngo buri wese wenda amenye ibyo agomba gukora. Rimwe na rimwe ndetse mu mahugurwa runaka yo muyarimo, mu nsengero no mu bufasha butandukanye bw'imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga cyangwa se iyitegamiye kuri leta, ahahuriye urubyiruko ndetse n'ibindi, tararemwa ubuyobozi buhamye bwo kuyobora iryo tsinda uba wisanzemo. Igihuza aba bantu nuko bajya kwibona ahantu bakisanga ari benshi. Mu gutekereza cyangwa se mu gutegereza uwabatumijeho, hano haba hacicikana amakuru hanyuranye ndetse n'amakuru menshi cyane. Amenshi muri yo aba arayahimbwe n'umuntu umwe cyangwa yaturutse ku muntu umwe muri mwe, kandi nawe ubwe ntabwo aba yafitiye gihamya. Muri iki gihe rero bikiri muri uru rujijo, aho niho Alpha azira, kubera ko nyine yaremanywe impano yo kuyobora. Ntabwo wabasha kwihanganira kuguma mu bintu bidafite umurongo cyangwa bikirimo urujijo. Iyo bamubwiye cyangwa se iyo bababwiye bati nimwiyandike kuri uru rupapuro, hari umugabo cyangwa umusore hite kuzabona aho isaba muyobozi muri mwe kandi nta matora abayeho, atitaye ko nta nyungu agiye kubibonamo cyangwa se umumaro cyangwa se cyari bucyure mu rugo ako kanya, uyu Alpha mu buryo bwe bwihariye ahita abashyira ku murongo. Ibintu ahitamo kubikurikirana kandi akazana umutuzo muri mwe, yajya kuvuga mu gatuza, kandi nyine muri we ukuri kuba guhari nuko muba mwazanye mwese mwisanzaho nkuko nawe yahisanze. Agakura akavuyo ndetse agashyira ibintu byose mu buryo, ndetse yewe akagira n'imirimo n'imwe
imwe n'imwe ashinga bamwe muri mwe. Hano mwese muhitamo mwubaha, kandi mbere yo kubahereza urupapuro muri rusange rwose umuntu warubahereje ntabwo yarazi uwo nguwo Alpha cyangwa se uwo musore cyangwa umugabo, aba yari umuntu utegereje ikiri buze kuba nyine nk'uko namwe mwese mwari mumeze. Umugabo cyangwa umusore uri muri itsinda rya Alpha atanga amategeko kandi akunze kuba ihuriro ry'abanyabibazo bifuza ibisubizo na serivisi zitandukanye kuri we, aho kenshi baba bamwifuzaho ibisubizo by'uko bakemura ibibazo bahuye nabyo. Ku bantu bakunze kureba filimi, ingero nkeya naba hazaba Alpha cyangwa se barizwa mu cyiciro cya Alpha ni muri filimi nka King Leonidas, Captain America, Thomas Shelby ndetse n'izindi. Aba bagabo n'abasore nyine bo mu cyiciro cya Alpha iteka barwana intambara cyangwa bagashaka uko bazana impinduka, babireba neza ko ibyo ngibyo bahanganye nabyo bibarusha imbaraga cyangwa se ibyo baharanira bibarusha imbaraga n'ingufu, bibarusha uburemere ndetse n'ubushobozi, ariko muri bo imiremere yabo ntabwo igituma bacika intege cyangwa ngo batinye. Icyiciro cya kabiri tugiye kuvugaho ni icyiciro kigizwe n'abagabo bitwa Beta. Uyu mugabo cyangwa umusore umusanga mu bantu b'imbere, ariko ntabwo we ubwe aba ari uri imbere. Igihe kinini abagabo babarizwa muri iri tsinda rya Beta baba ari abashyigikira kandi bagatera imbaraga abandi bahora imbere nyine aribo bitwa ba Alpha twavuze haruguru. Biragoye rwose kubona umugabo cyangwa umusore ubarizwa mu cyiciro cya Beta mugira inama cyangwa se mugirana impaka zikomeye cyane zishobora gutinda, yewe bitewe n'uko yanze kuva kwizima ku bintu muri guhariraho. Ni abantu bumvikana kandi bakunze kumva ibintu nk'uko uwavuze mbere yabo ababyumva. Ntabwo babikunda cyane kwisanga ku ruhande rwabo bonyine, ahubwo bahitamo nyine kugira uwo bajya inyuma maze bakamushyigikira. Muri sosiyete baba bari ku ruhande babona ko rufite imbaraga, yewe rufite ingufu ku buryo rushobora kuganza izindi mbaraga nyine cyangwa izindi mpande. Ntabwo bakunda kwigaragaza cyane, ahubwo bafasha nyine ushaka kugaragara mu bandi kugira ngo agaragare cyane bamuri inyuma. Ni abagabo cyangwa abasore bakunda kurema urukundo kandi nyine bakanarujyamo. Bakunda cyane kandi baba bashaka urukundo rutarimo kubeshyanya, kuko iyo bitegenze bityo barababara cyane mu rukundo, birababaza bagakomereka cyane. Ndaguha urugero uzamenyeraho aba bagabo bitwa Beta cyangwa se umusore witwa Beta uri mu cyiciro nyine cya Beta. Ese aho wize hari igikundi cy'abasore runaka kizwi mu kigo runaka cyahabaga? Yego, ubu urabibutse rwose. Ubwo ubibutse neza rero, wibuka neza uwabaga akiyoboye itsinda ry'abo bantu cyangwa se ry'abo basore, kandi nubwo ari we wari uzwi cyane, hari abandi basore babaga bari kumwe cyane kandi igihe kinini ugasanga bari kumwe nawe igihe cyose. Abo babaga bagendana nawe nyine bamuri inyuma, ku buryo nyine mu gihe adahari batashoboraga gutuma habaho impinduka cyangwa ngo mwese mubarangarire kubera ikintu runaka bakoze. Nibo bagabo barizwa mu cyiciro cya Beta cyangwa se abasore. Ku bantu bareba amafilimi cyane nakubwira nka Ron Wesley, Bruce Banner n'abandi bagabo benshi bashyigikira nyine umuntu uyoboye mu bikorwa bitandukanye, ariko bo bamuri inyuma bawushyigikiye. Tugeze ku cyiciro cya gatatu abagabo babarizwamo, aricyo cyiciro bitwa Delta. Iki cyiciro cy'abagabo ba Delta, niba muri sosiyete runaka ubamo umugabo cyangwa umusore bakunze kwita ko atagoye, niwe uri mu cyiciro cya Delta. Uzumva bavuga bati nimurebe kuri kanaka ndetse murebe no kuri kanaka, kuko uriya naka we twese turamuzi ntabwo agoye. Niba ari nk'ibyemezo runaka bashaka gufata kuvugaho cyangwa n'ibindi, bazavuga ko hari utagoye ndetse takabaye batwarira umwanya mu byo bashobora gufata n'ibyemezo bagiye gufata, kubera ko atazagorana kandi mu busanzwe atagorana. Uwo bari kuvugaho rero niwe mugabo cyangwa se musore ubarizwa muri iki cyiciro cya Delta. Abagabo bo mu bwoko bwa Delta ntago bajya impaka rwose. Iyo wemeje ibyo wemeje byose abyemera atyo atabanje kugorana cyangwa se ngo agore abantu bose muri kumwe. Mbese akenshi nta nubwo abivugaho. Mbese iyo bimeze bityo abenshi bamufata nka rukurikira izindi cyangwa ndiyo bwana, kuko guhindura ibyashyizweho cyangwa kurwanirira uko we yumva ibintu ntabwo ari umuhamagaro we rwose habe na gato. Ntabwo agishwa inama, akenshi ahubwo aba ari kumwe namwe nyine mu byo mwemeza byose. Aba basore cyangwa abagabo iteka bubahiriza amategeko, ariko ntabwo bashobora ubwabo kurema no gushyiraho amategeko. Mu myimerere yabo nta byo kuyobora bibaranga cyangwa bajya imbere y'abandi ngo bafate icyemezo cyangwa bafate iya mbere mu kugira ijambo mu bandi, kereka byonyine iyo nta yandi mahitamo ari muri sosiyete cyangwa se aho babarizwa, maze bagatoranywa ngo bagomba kuyobora. Hahandi nabo ubwabo nta kindi gisubizo bari kubona hafi, nibwo usanga bayoboye nyine.
Iyo bigenze bityo, umugabo cyangwa umusore ubarizwa mu cyiciro cya Delta wasabwe kuyobora nyine, cyangwa se kubera nta yandi mahitamo kandi nta wundi muntu uhari bashobora gushyiraho, ashobora kuyobora rwose kandi mu mutuzo na gahunda. Gusa nanone kuri we abahora atekereza ko hagomba kugira ikindi kintu gikorwa, cyangwa se hagashakishwa undi muntu runaka ushobora gufata izo nshingano kandi akamusimbura kuri uwo mwanya bidatinze, kuko ababona we ibyo bintu atari ibye, kuyobora atari ibintu abarizwamo cyangwa atazabivamo. Bahora hagati kandi baba biturije ku buryo uzasanga nta kintu cyatuma muhurira mu mafuti runaka, ibintu bikomeye rwose ku buryo mushobora kugirana nyine ubwumvikane buke. Muri sosiyete ntibakunze kwigaragaza kandi biba byose bo ubwabo baba bahari nubwo utajya ubabona ngo babone bagaragaye. Niba ukunda kureba filime, urugero naguha ni nka Harry Potter, Marty McFly, Frodo n'abandi benshi mu bagabo nyine uzi batajya bashaka kugaragara nk'abakomeye. Icyiciro cya kane cy'abagabo cyangwa se abasore ni Gamma. Iri ni izina ry'abagabo babarizwa mu cyiciro cya kane, nacyo kandi kirihariye. Nusanga umuntu bamwita umuhezanguni mu ngingo runaka, ntabwo ari uko nyine ari we ubigize cyangwa se ari we wigize atyo. Abagabo cyangwa abasore babarizwa muri iki cyiciro cya Gamma iteka ntibumva ibintu kimwe n'abandi bantu, cyangwa se nk'uko abandi bantu babakikije baba babyumva muri sosiyete. Baba mu buzima bwabo. Gamma ubwe ni imbusane ya Delta mu bintu byinshi kandi bitandukanye. Biragoye rwose, hari no kudashoboka ko umugabo cyangwa umusore ubarizwa muri iki cyiciro cya Gamma cyangwa se ubarizwa muri iri tsinda kumubona yaciye bugufi akemera ibyo abandi bemera nta mananiza abayeho. Biragoye cyane. Ba Gamma ni abagabo bahora bapinga banasuzugura ibyemezo cyangwa se imigenzo n'amabwiriza ndetse n'amategeko byashyizweho, ntabwo kandi baba babyumva uburyo buteye nk'uko nyine abandi babyumva. Iyo abandi bagennye nka za kirazira, ba Gamma ubwabo bo babyita ko ari ibintu byashyizweho n'abandi bantu basanzwe, bityo ko nta mpamvu yo gukurikiza ibyo ngibyo bya kirazira. Ibyo ndetse kandi babifata nk'ibintu bidafite icyo bivuze kandi bidafututse. Aba bagabo babarizwa mu cyiciro cya Gamma bagira imyumvire n'imitekerereze itangaje, burya ari wa muntu utekereza ibintu bye ku giti cye kandi bitandukanye n'uko abandi babyumva nyine. Uzabona kenshi Gamma ari wa mugabo cyangwa umusore runaka uhora asuzugura ibyo mwebwe ubwanyu mwemeje cyangwa mwemeje muri kumwe, akazana ibye agashaka ko mubyumva uko nawe abyumva, kabone nubwo yaba ari we wenyine ubyumva atyo mu bantu barenga 100 muri kumwe. Ntabwo ajya ava ku izima, aremera akabigumaho nyine uko namwe uko muri 99 mukaguma ku byanyu, umwe wenyine akaguma ku byo yemera. Akenshi Gamma ni wa mugabo cyangwa umusore bitewe n'uko yumva ibintu nyine, cyangwa no kutumva ibintu kimwe n'abandi, rimwe na rimwe bigeraho ukabona byafashe indi ntera, abantu bafashe umwanzuro ukomeye wo kumusohora hanze kandi bakamukura mu bandi. Ibi ngibi uzabibona ahantu nk'abantu bari kubikorerwa mu nama runaka, sosiyete ubamo, mu kazi ubamo, ku ishuri, mu itsinda ubarizwamo, aho usengera n'ahandi uzahurira n'abantu benshi. Bitewe n'iyi myumvire bagira, usanga nyine bafashe umwanzuro wo kubasohora bakajya hanze bagatandukana n'abandi, kuko ntabwo babumva ibintu kimwe nyine nabo. Uretse kubaremye nyine, aba bagabo bakunze kuba ari abahanga cyane mu mitekerereze y'ibyo bizera, nk'abigomeke cyangwa se abaheza nk'uni, bitewe n'ibitekerezo byabo bataba bashaka guhindura, kuko biba bihabanye na sosiyete yose bisanzemo kandi basanze ibyo iyo sosiyete yemera bo batabyemera uko. Ubyumve rwose, iteka bisanga batumva ibintu kimwe na bagenzi babo. Gusa aba bagabo nyine mu cyiciro cya Gamma bafatwa nk'abadakundwa kandi nta nubwo bemerwa n'abanyamatwara cyangwa ngo bakundwe cyangwa ngo bashyigikirwe n'abategetsi baba bariho muri sosiyete runaka. Kwangwa rimwe na rimwe no guhezwa mu bandi, ibi bigakurikirwa no kurambirwa ndetse no kutiyumvwamo n'abantu. Ibyo byose bikunze kubabera intwari ikomeye cyane, bagahora bumva yuko bihagije ubwabo, kabone nubwo yaba ari wenyine ahagarara rwose yemye kandi ntabwo nyine ajya atsimburwa. Kubareba amafilimi cyane, urugero rw'umugabo cyangwa umusore ubarizwa mu cyiciro cya Gamma nakubwira ni nka Tony Stark, Jack Sparrow, Han Solo n'abandi bagabo benshi uzi bahinyuza bakanasuzugura imyumvire y'uko abandi bantu bumva ibintu, kuko ubwabo ntago babibona kimwe. Tugeze ku cyiciro cya 5. Iki cyiciro kibarizwamo abagabo bitwa ba Omega. Nakubwiye ko hano buri cyiciro cyihariye kandi buri mugabo cyangwa umusore uba mu cyiciro runaka ntabwo aba barizwa mu kindi cyiciro, aba afite icye bwite. Buri wese afite icye, ahubwo nyine wowe wifuza kumenya icyiciro arimo bigusaba nyine gukurikira neza ikiganiro cyacu ibibaranga, kuko ibyiciro byose bifite itandukaniro rifatika. Omega iri ku mwanya wa 5.
abagabo barimo cyangwa abasore bafatwa nk'abantu bari hasi cyane. Ni hahandi rwose bigorana rwose ngo hari umuntu umenya izina rye cyangwa se ubasobanukirwa cyangwa ngo bahiteho umwanya abiteho. Niba waragiye ku ishuri urabizi ko umunsi umwe uzarivamo cyangwa se igihe warivuyemo ugiye mu rindi runaka cyangwa se urirangije hari amazina yagusigaye mu mutwe. Bamwe muri ba nyirayo mazina bari abantu banazwi nyine bisanzwe bitewe n'ibyo bakora mu kigo. Hari abari abahanzi, abiyumvamo ubuhanzi, abari abakinnyi mu mikino itandukanye, abari abafite impano runaka, abo bose bagusigaye mu mutwe. Ariko ibuka neza ko hari abatari bazwi aho hantu, gusa wowe urabibuka cyane kuko bari abantu muhorana cyangwa se mushobora kuba munigana nubwo batazwi mu kigo. Rero abo bose ntabwo ari bo ndi gushaka kuvugaho. Hari abandi nubwo mwaba mwariganaga mu ishuri rimwe utigeze umenya uko bitwa, cyangwa nubwo abandi bantu bari kukubwira ngo uriya yitwa gutya, rwose byari kugorana ngo bafate mu mutwe kandi izina ry'uwo musore urigumane. Abo bagabo cyangwa abasore nibo bitwa rero ba Omega. Ntago bashobora rwose kumenyekana aho bari hose, baba bameze nk'abatabonwa mu bandi. Umugabo ubarizwa muri iri tsinda ntabwo akunda kujya aho abandi bantu bari. Ibi ngibi ntabwo abiterwa nuko abura ibyo baganira n'abandi bantu, oya, ahubwo we yita ku bintu bye bwite wenyine. Ni wa muntu udakunze kuvugwa cyangwa ngo wenda avuge, ntiwamenya icyo atekereza rwose kuko nawe ntiyigera kubaza ngo wowe uri gutekereza iki. Kereka nyine ikijyanye n'ibintu runaka by'inyungu ze bwite nibwo ashobora kukubaza kandi yitonze icyo utekereza kuri icyo kintu. Omega akora ibintu bye atuje cyane. Muri sosiyete agaragara nk'udafite icyo ayimariye rwose. Nta gitekerezo ashobora gutanga ku ngingo runaka cyangwa ikibazo runaka cyavutse, ahubwo we nyine arabihorera ibyo murimo byose akabareka. Omega kandi nubwo nyine ahora yitaye ku bintu bye bwite no ku nyungu ze bwite, ni wa mugabo cyangwa umusore iyo bigeze ku kintu akunda cyangwa ikintu cy'inzozi ze rwose akora ibidasanzwe ku buryo ashobora gutungurana buri muntu wese, kuko ashyira imbaraga z'umurengera cyane mu kurwanira ibintu bye cyangwa ibintu akunda by'inzozi ze, kandi nyine akabikora atuje nta wundi yitayeho. Niba ubyibuka neza ukiri umunyeshuri cyangwa n'ubu niba ari we, Omega ni wa musore utigera ubona asobanurira abandi ku ishuri cyangwa ngo yite ku bantu cyangwa ku kuba batsindwa ngo bimubabaze ibyo ngibyo. Ntabwo izo ntege nke rwose z'abandi zimubabaza cyangwa ngo zimukure mu bye, ariko nyamara iyo mugiye kureba amanota iteka arabatungura cyane, ugasanga yaje kuri wa mwanya w'imbere cyangwa se ari ku gasongero ku bantu batsinda icyo kizamini kije cyangwa bagitsinze. Omega umuhitishijemo ahantu yakunda cyangwa ibihakunda, akubwira ko akunda kuba yishimye iyo ari ahantu ha wenyine kandi kure y'abandi bantu. Urugero naguha niba wararebye filimi cyangwa se urugero naguha ku bantu bakunda kureba amafilimi rwa Omega ni nka Peter Parker, Newt Scamander, Walter Mitty n'abandi bagabo benshi uzi bagaragaza ubuhanga budasanzwe n'ubudasa mu gihe inyungu zabo zonyine n'ibintu byabo byonyine bije, kandi mu bindi bikorwa runaka bo ubwabo batazwi batanabigaragaramo. Tugeze ku mwanya wa gatandatu ari nawe usoza uru rutonde, aho turi buhasange abagabo bita ba Sigma. Abagabo bitwa ba Sigma rero ndabizi ko muzi, umugabo cyangwa umusore uhorana ijambo mu kanwa ati va ku bya kera, ibyo ntabwo bikigezweho. Sigma rwose ni abagabo cyangwa abasore banga urunuka ibintu byo hambere cyangwa imico ya kera y'ibintu abantu bakoragamo ibintu, ahubwo bagakunda ibintu byo hanze cyane, ibintu bigezweho cyane, kuko bumva nyine babizana muri sosiyete babamo bikahagera bikagira igishya cyangwa se bikagira impinduka bizanira sosiyete basanzwe babamo, kandi ibyo bintu bitari bihari. Ni abantu bigenga kandi bumva bihagije mu kwigirira icyizere mu bandi, bakunze kwitwa abasirimu kuko igihe cyose baba bashaka gusa neza mu bandi. Sigma ni wa mugabo cyangwa umusore ukunze kugirira neza abantu kandi akunda ko abantu baba bari mu murongo mwiza kandi bari mu buzima nta kavuyo barimo. Iyi ngingo ayihuje na Alpha, ariko we ntabwo abigaragaramo cyane cyangwa ngo abigaragaze kuko aba yiyemerera ubwe ibintu bye wenyine, ntabwo aba ashaka rwose ngo abantu bamubone, ntabwo aba akeneye. Sigma ubwe arwana intambara yo gutuma ibintu muri sosiyete bigenda neza, gusa we nyine ahitamo kubikorera inyuma y'abandi cyangwa inyuma y'amarido, hahandi abantu bose batabasha kugera cyangwa ngo bamenye ikiri kujya mbere cyangwa ngo wenda bagereho bashobora kumumenya cyangwa bamumenyeye kuri ibyo ngibyo. Aho niho imbaraga ze nyine ziba ziri, kuko we kuri we kubona abantu bayobowe
neza cyangwa bafite icyerekezo bimugwa neza rwose kabone nubwo ataba ari bubayoboye. Sigma ntabwo akenera ibyubahiro no gushimirwa ibyo yakoze, ahubwo we muri we nyine ibyishimo agira bituruka ku ruhare rw'aba yatanze kugira ngo ibyo bikorwa byose bigerweho. Abanyuzwe rwose n'ibyo ngibyo gusa ni abantu bafasha abandi kandi bagira impuhwe, bigirira icyizere kandi bakunze gukora ibintu byabo bonyine batuje. Ni abagabo rwose bubahwa n'abandi bantu kuko nta kibi baba bazwiho. Ni abantu kandi bahugira cyane mu mirimo yabo baba barimo, bativanze mu bintu by'abandi ngo bagaragare. Niba ukunda kureba agafilimi, nakubwira abagabo cyangwa abasore bitwa ba Sigma nka James Bond, John Wick, Bruce Wayne n'abandi benshi uzi bakora ibintu mu buryo butandukanye nuko sosiyete isanzwe ibizimo cyangwa se isanzwe ibikora, ariko nyine ibyo bintu byabo bikaba bikorwa mu mutuzo. Nkunyuriyemo rero muri make umwanzuro ugena itandukaniro ry'amoko cyangwa amatsinda 6 n'ibyiciro bitandatu abagabo cyangwa abasore babarizwamo, ni ukuri bufate mu mutwe muri make ko uwa mbere ari Alpha, yaremewe kuyobora abandi, muri wahora ashaka ubutegetsi. Uwa kabiri ni Beta, akora nk'umufasha cyangwa umufana wa Alpha ku ruhande rwe kugira ngo nawe atange ubufasha bwe kuri sosiyete. Gatatu ni Delta, ni wa mugabo utagorana ahubwo hagakurikiza amategeko n'amabwiriza nk'uko abandi bantu babishyizeho kandi babigennye. Kane Gamma, afatwa nk'umwigomeke, ahora ahanganye mu bitekerezo n'abamufiteho ububasha kandi ntakozwe ibyo kumva ibintu kimwe n'abandi cyangwa ubundi buryo abantu bo babyumvamo. Gatanu ni Omega, n'umugabo uba hasi y'abandi bose, arasuzugurwa n'abandi ariko nyine aba afite ubuhanga bwihariye mu byo akora kuko nyine yagutungura ukumirwa isaha ku isaha. Gatandatu ni Sigma, yumva yihagije, akora ibintu bye mu buryo butamenyerewe, akunda ibigezweho, afasha abandi adategereje kubishimirwa. Niba wiyumvisemo tubwire uwo uri we muri comment, kandi niba wumvisemo umugabo wawe, umukunzi wawe, papa wawe, musaza wawe cyangwa undi muntu wese w'igitsina gabo uzi ko ateye atyo, tubwire icyiciro arimo cyangwa abarizwamo hasi muri comment. Ni hano dusoreje iki kiganiro cy'uyu munsi. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe yikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nge nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nakagaruka.